Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Ngushimira wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro ndetse n'inkuru z'urukundo zinyura kuri iyi channel umunsi kundi. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni umusore wiyambitse Masike bitewe n'ubwiza yari afite kugira ngo abakobwa batamurangarira, bityo bikaba byamubuza kuba yakiga amasomo ye neza. Dutangira mu kigo cy'amashuri aho umusore yaragiye gutangira umwaka we wa 4 w'amashuri yisumbuye. Bityo byari ngombwa ko mwarimu wamujyana mu ishuri ndetse akabasha kuba yamubwira abanyeshuri bagenzi be, bityo bakabasha kuba bamumenya neza. Nuko bidatinze mwarimu yahise kamujyana mu ishuri ndetse aramujyana kugira ngo abashe kuba yamusobanurira abanyeshuri bagenzi be. Akimugeza mu ishuri yahise kasaba class yose guceceka maze akababwira umunyeshuri mushyashya uje kwigaho muri icyo kigo. Gusa abanyeshuri bose bakimubona baratangaye bitewe nuko yari yambaye Masike, nta muntu wabasha kumenya isura yiwe. Ariko mwarimu ahita ababwira ati class mwese nimuceceke maze mbabwire uyu munyeshuri mushyashya mbazaniye. Ati uyu munyeshuri mushyashya mubona bamwita Kimu. Atakabaje gutangirana namwe mu mwaka w'amashuri wa 4. Ati mwihangane kuba yaratinze n'ikibazo cy'ibihe ndetse n'iminsi. Atari ko mwese mumenye yitwa Kimu. Ataje gutangirana namwe, ati kandi ndabizi neza muzamukunda ndetse muzamenyerana. Ati se hari waba ufite ikibazo kuri ibyo byose maze kuvuga. Ariko bidatinze hari umukobwa wari wicaye muri class ndetse ari kwitegereza uwo musore cyane, yaseka ashira ikiganza cye hejuru. Ati mwari muti ngiye mfite ikibazo. Ati se kandi wowe amba ni ikihe kibazo ufite nanone? Ati ndatekereza ko uwo musore atagakwiye kuba yiga ahangaha. Ati mumujyane mu mashuri ya nasareti kuko ni hakwiye kujya kwiga. Ati twebwe ntabwo kwakigana n'umuntu wambaye Masike tutazi ndetse tudasobanukiwe. Ati rero mwari ndatekereza ngo atari kuri level yacu. Ati ntago ari ku ciciro cyacu kuba yaza kwigana natwe. Atabwo ni mumujyane rero mumujyane mu bana batonya atangwa abari habasha kujya kwiga. Ati naho twebwe turi bakuru ntabwo twabasha kwigana n'uwo muntu rwose. Nuko mwarimu yahise asubiza Amba ati Amba igihe cyose uvuga ibintu biterekeranye wowe. Ati rata Kimu. Ati genda ujye kwicarana n'uriya mukobwa wicaye hariya ku ruhande, ati bamwita Zoa. Ati ndabizi n'umwana mwiza ndetse azakumenyereza ikigo. Nuko Kimu yahise kajya kwicara ndetse yicarana na Zoa. Nuko Kimu akimara kwicarana na Zoa yahise amubwira ati hangana uriya mukobwa niko ameza akunda kuvuga cyane. Ati Amba twese turamumenyera ariko nta mutima mubi wiwe nuko akunda kuvuga cyane, te bigaragara nk'ari indiscipline ariko tuzo uzamumenyera. Nuko Kimu yahise akabwira Zoa ati sinzi impamvu uriya mukobwa yishira hejuru kandi mbona nta birenze byiwe rwose. Nuko Zoa yahise amubwira ati tuza uzabimenyera nta kibazo rwose, nawe nta mutima mubi nuko abashaka gushihura abandi bana baje ari bashyashya mu kigo. Nuko bakomeje bariga. Nuko Zoa akomeza kuganiriza Kimu, dore ko bari bamuhaye inshingano zo kuba yamumenyereza ikigo. Ariko amasaha yarakuze ndetse biba ngombwa ko bataha, dore ko bigaga bataha. Nuko mu gutaha bose bagiye hanze bategereje imodoka ziwabo kugira ngo zibatware. Ariko Amba yaturukaga mu rugo rw'abakire ndetse cyane. We yari afite imodoka yari iwe ndetse yitwara. Nuko Kimu yasohotse mu kigo ndetse asohokana na Zoa. Bose bagombaga gutegereza iwabo kugira ngo baze babatware, dore ko yari mu kigo kiri prive kandi bari abakire bose. Buri wese yarategereje imodoka yari iwabo kugira ngo ibashe kuba yamutwara. Ariko Amba we yaturukaga mu rugo rw'abakire cyane, se byari ngombwa ngo iwabo baze kumutwara kuko yari afite imodoka yari yiwe ndetse yaritwaraga. Nuko yahise ko yereka Kimu imodoka ye. Ati urabona imodoka yanjye Kimu? Ati we ntabwo uri ku rwego rwacu rwose. Ati we bakujyane muri nasari, dore niho bambara amamasike kugira ngo bashimishe abana, naho hano mu kigo twebwe turi abantu bakuru turakoze rwose, sinzi impamvu bakuzanye hano. Datinze Amba akiri kuratira Kimu imodoka yari yiwe. Bose bagiye kubona babona haje imodoka y'ijipe ndetse nziza cyane irenze ihenze. Bose bahise ko barangarira iyo modoka, dore ko yari imodoka idasanzwe. Yari imodoka idasanzwe ndetse ihenze. Kandi muri abo banyeshuri bose nta numwe wari uyifite. Yewe no mu miryango yabo ntawe wigeze uza kurebwa n'iyo modoka yari imeze utyo. Bose bakirangariye bagiye kubona babona Kimu niyo yinjiyemo. Akinjiramo bose bahise ko batungurwa ndetse barikanga. Ati ngo burya niriya modoka hari Kimu atahamo. Ati Kimu ashobora kuba aturuka mu muryango uhenze ndetse ukize cyane. Umubodiga dese kasohoka mu modoka ndetse akingura Kimu kugira ngo abashe kwinjira mu modoka. Gusa abanyeshuri bose bahise ko batungurwa bitewe n'imodoka bari babonye Kimu yinjiyemo, dore ko bari bamwitiranye bakeka ko ari umwana winjije bitewe nuko yambaraga Masike. Kimu agishika mu modoka yasanzemo se yicaye
ndetse se aramutonganya cyane ati Kim ni ukubera icyo wambaye iyo mask? Ati se uri kumva nta soni ufite? Ati umwana ndi guteganya kuba nagira CEO wa company yanjye. Ati ni gute wambaye ikimask nk'icyo ngicyo? Ko nakohereje hano kugira ngo wige umenyere maze ubashe kuba washobora kuba wamanaginga company yanjye, nakohereje kugira ngo wambare mask. Ati ubutaha uzagaruka wakuyemo iyo mask ntabwo nyishaka rwose. Nuko Kim nta kintu yigeze asubiza se, ahubwo baratashye ndetse bajya mu rugo. Bakigera mu rugo Kim yarafite mushiki wiwe bita Oniki, ndetse bicaye ku meza kugira ngo bose babashe kuba basangira. Gusa bari gusangira se yabwiye Kim ati Kim urabona ndarwaye ndetse negereje kuba napfa. Ati icyo nshaka no kugira ngo nzagusigirira company yanjye ubashe kuba waba CEO wayo. Ariko biragaragara ko utabishaka. Ati kuko sinuva kuntu ujya ku ishuri nkaho wakiganye n'abandi bantu umeze neza, ati ukagenda wambaye mask. Ati ibi bintu ntabwo nabikunze Kim. Ati ugomba kwiga kubaho nk'umugabo, ukiga gukomera. Ati dore kare ugiye kunsimbura kuba waba CEO. Ati si uzaba CEO nabwo wambaye mask? Nuko Kim yahise kasubiza se ati papa kuba nambaye mask ntabwo ari ubwibone cyangwa ikindi. Ati ndabizi neza nijya mwakira kigo nkambura ino mask abantu bose bazahita ko bamenya uwo ndiwe, bazahita ko bamenya ko ndi umwana wa CEO ndetse ukomeye muri kino gihugu. Ati bityo bose bazantinya ndetse baze bankunda abakobwa banyikururaho, rero simbasha kuba nakurikirana amasomo yanjye. Ati niyo mpamvu rero ubona papa nambaye mask nta yindi mpamvu. Nuko se yanze kumwumva, ariko atambwira ati ngaho rero jya kuryama kugira ngo ejo buzacyo ubone kuntu ubasha kuba wajya ku ishuri ukurikirana amasomo yawe. Ati nkeneye kuzavamo umuntu ukomeye bityo ukabasha kuba wansimbura kuri uyu mwanya wanjye wa CEO. Ati kuko nta wundi muntu ufite icyizere wabasha kunsimbura mwana wanjye. Nuko Kim yasubiye ku ishuri, ariko mu kigo cyabo hari ikirori nimugoroba ndetse buri wese yari afite umuntu bari buze kuba babyinana. Ariko bitewe nuko Kim yari mushyashya nta muntu yari afite bari buze kubyinana mu kirori cyari kiri mu kigo. Agishika mu kigo aho babikaga ibikapu byabo ndetse n'amakayi, akajya abona buri mukobwa wese afite umusore ari guporopoza kugira ngo babashe kuba bajya kubyinana mu kirori cyari kuba nimugoroba mu kigo. Ariko we ntawe yari afite ndetse yarakeneye kuba yakisanga muri icyo kigo kugira ngo abashe kubona umuntu babyinana ndetse yisanzure nk'abandi bana bose bari mu kigo. Nuko yegereye umukobwa wari aho hafi, aramusaba ati se wanyemera tukaza kubyinana mu kirori cya nimugoroba kiri buze kuba kiri mu kigo? Ariko umukobwa aramusebya cyane ati ntabwo byashoboka, wowe wambara amask uracyari umwana muto, ntabwo nakwemera kuba twabyinana. Abari bari aho bose babikaga amakayi ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri baramusetse cyane bitewe n'ukuntu yari asebye, bitewe n'ukuntu bari bamuhakaniye ko batabyinana nawe, bitewe n'ubugoryi afite ngo bwo kuba yakambara mask. Ariko bidatinze Ambaye se kahagera, aramubwira ati Kim ukomeje guseba. Ati wanze gukuramo iyo mask yawe none ukomeje guseba rwose. Ati se ubundi wakuyemo iyo mask abantu bose bakakubona bakabona ububi bwawe. Nuko Amba mu bushinzi bwinshi ndetse n'ubusizi bw'isoni yase kakurura ya mask ndetse arayikurura cyane ahatiriza Kim birangira yimukuyemo. Mu kuyimukuramo abantu bose bari baraho baratungo bitewe nuko bari babonye ari umwana Mubakire, dore ko yari ari mu binyamakuru ko ari ugiye kuba yasimbura se ku mwanya wa CEO. Abari baraho bose ndetse n'aba mukobwa bari wanze ko babyinana yese kaza. Ati se Kim wanyemera tukaza kubyinana nimugoroba? Ariko Kim yese kahunga ndetse asohoka yiruka cyane aho ngaho. Babakobwa bose bamwirukankaho ndetse na Amba yakomeje kumwirukaho dore ko yari atunguwe n'ubwiza bwa Kim ndetse n'amafaranga iwabo bari bafite. Nuko yakomeje kugenda yiruka mu kigo ndetse yisha abo bakobwa bitewe nuko bari bamaze kubona ubwiza bwe ndetse bari bamaze kumenya ko iwabo bafite amafaranga cyane. Yakomeje kugenda bihisha. Mu gukomeza kubihisha yaragiye ndetse agera muri library. Ariko mu kugera muri library yasanze Zoe ariho yicaye. Ariko yegera Zoe asakuza cyane ati wamfasha ukampisha ko abakobwa bamereye nabi bari kunyirukankaho. Ati se byagenze gute ko ntari no kukumenya? Ati ni wa musore mwigana ujya wambara mask. Ati ati se ni wowe Kim byagenze bite? Ati banyambuye mask none bari kunyirukankaho bamvumbuye. Ati se bakuvumbuye gute? Ati se ushatse kuvuga ko utananze? Ati ntabwo nkuzi pe, nkuzi ko twigana gusa nta kindi kintu nkuziho. Ati papa ni CEO ukomeye muri kino gihugu, rero abakobwa bose bamenye ndetse bamenye isura yanjye. Ati ni ngewe ugiye kuba wamusimbura rero bari kunyirukankaho bose. Ati ese niyo mpamvu atishe munsi y'iyo meza rero ntabwo bari bukubone. Nuko abakobwa bose bari kuza bamwirukankaho baramubura basubira ahantu bari kubyinira. Kim ahita kava munsi y'imeza ndetse akomeza kuganira na Zoe. Gusa mu kureba Zoe yari ari gushushanya ndetse ashushanya ibishushanyo byiza cyane rwose, yari umwartiste mwiza.
ati ese kuko Zoa nuko nguko uzi gushushanya? Ati ndagerageza ndetse nabyigishijwe na nyogokuru wanjye. Ati rwose uri umushushanyi mwiza Zoa. Ati nanjye uzanshushanye gutya ameze ndafite Masike. Zoa aramureba araseka cyane ati nta nicyo utwaye wowe nagushushanya rwose. Kim yahise amusaba ati ese wanyemera tukajyana basi tukajya kubyinana mwa kiriya kirori kugira ngo ndebe ko nakirinda bari abakobwa basi. Nuko Zoa yahise kareba Kim aramubwira ati none bishatse kuvuga ko umfatiranyije rero? Atubonye nta kundi wabigenza kugira wirinde bari abakobwa uravuga ati tujyane tujye kubyinana. Ati ngiye ntabwo nkunda ibintu byo kubyina rero niyo mpamvu uri kubona nibereyemo hano muri library ndi kwishushanyiriza. Ati se basi Zoa nimba wanze ko tujya kubyinana, ati se basi wakemera tukababunganiza? Ati ntacyo bitwaye ko babunganiza njye nawe dore ko nta muntu mfite hano muri iki kigo dukunda kuvugana rwose. Nuko Zoa yahise kamwemerera ndetse baragenda batangira gutemberana ikigo. Bakajya baganira ndetse abantu bose baratungurwa bitewe nuko Zoa ari bamuzi ko mu kigo ari umuntu ujagaraye utabasha kuvugana n'abahungu benshi. Ariko batungurwa nuko yarahuye n'umwana w'umukire bakaba inshuti ndetse bakajya baganira cyane. Nuko bakomeje kuganira ndetse bagwiza ubushuti. Ikigo cyose gitangira guhwihwisa ko Kim yabakundana na Zoa. Ariko Kim akajya baza Zoa ati uko basigaye bavuga ko dukundana njye nawe bitewe n'ukuntu duhorana. Ariko Zoa arambwira ati humana ntabwo njye nakundana nawe, ati kuko urugo nturukamo ntabwo runyemera gukundana nawe. Ati njye nturuka mu rugo rw'abantu bakennye, ati kandi wowe uri umwana wa CEO muri iki gihugu ukomeye cyane. Ati rero urumva ibintu wahwihwisa ntabwo byashoboka tuza rwose. Kim arangije areba Zoa arababara cyane ati Zoa ntukajye utekereza ibyo bintu rwose. Ati njye ntabwo mba nitaye kuri ibyo by'ubukire ndetse n'amafaranga yo mu rugo. Ati njye mashaka umuntu w'umunezero nk'uwumpa ndetse tukishimana. Ati rero bisobanuye ko Kim ibintu bari kuvuga byose ari ukuri. Ati rero nawe watangiye kunkunda. Ati rwose Zoa ntabwo naba mbeshye mvuze ko natangiye kugukunda rwose. Ati kuko niwe muntu wanyakiriye ndetse ukemera ko twicarana igihe nari nambaye Masike umuntu wese atanze. Ati rero bitewe nuko bamaze kumenya ko mu rugo turi abakire bose batangiye kunkunda. Ati ariko wowe wankunze utazi neza aho nturuka. Ati niyo mpamvu nanjye rero natangiye kugukunda rwose. Ati ati komeza unkunde rero dore ko nanjye ntacyo ntwaye. Ati ariko jya witaho nawe ureke kuba kaboy dore ubumeze nk'abahungu kandi ugomba kwitaho ukamera nk'abakobwa. Kuba ndi kaboy ntacyo bintwaye kandi biranyuze rwose. Ati rero nimba warankunze gumunkunda ukundi rero kandi nta nicyo mfite na gito cyo guhindura rwose. Nuko Kim ntabwo yari kubura kumva Zoa bitewe nuko yari yabonye ko Zoa nawe yamwakiriye ko yari igihe yari yambaye Masike aho abantu bose bamwangaga. Bakomeje kwishimana ndetse baranezerwa cyane. Bakajya bajya gutemberana ahantu hose mu mujyi ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Bose byagaragaraga ko batangiye kujya mu rukundo dore ko Zoa ntacyo yari atwaye ndetse na Kim ntacyo yari atwaye. Barakundanye ndetse batangira gupanga uburyo Zoa yazajyana na Kim. Bityo Kim akajya kumwereka umuryango w'iwabo. Kim yasabye Zoa ko yazamujyana akamupresentinga mu muryango w'iwabo. Ariko Zoa biramugora kubyumva ndetse no kuba yabyemera bitewe nuko iwabo bari abakene cyane. Kandi Zoa yatekerezaga ko Kim ari umwana wo mu bakire cyane bigoye ko bamwemera ko yababera umukazana. Ariko Kim yumvishije Zoa birangira Zoa yemeye ko bazajyana. Nuko barapanze umunsi uragira ndetse Zoa ajya kuba yasura Kim iwabo. Yari yambaye neza bitandukanye nuko yambaraga mbere bitewe nuko yaragiye kwa sebukwe kuba yakerekanwa nk'umukazana wabo. Akiyashika Kim yaramufungura ndetse aramwinjiza mu nzu. Ariko Zoa bitewe n'ukuntu yarabonye ubwiza bw'inzu y'iwabo na Kim yaratunguwe cyane ndetse atangira kugira ubwoba. Ati Kim ko mbona inzu y'iwanyu ari nziza cyane birenze uko nabitekerezaga. Ati Zoa witekereza cyane ahubwo ngwino tujyane njye mu nzu njye kukwereka papa ndetse nkwereke na mushiki wanjye Oniki. Nuko baragiye ndetse bashika mu nzu. Bagishika mu nzu basanze se ndetse na Oniki babiteguye cyane rwose. Bakibona Zoa bitewe n'ukuntu yagaragaraga bose batangira kugiramo ikikango dore ko babonaga ari umukobwa udasamaje ndetse usanzwe nta birenze byiwe. Nuko Kim yatangiye kumwerekana iwabo ndetse abwira se ko Zoa ari we mukobwa yishimiye ndetse yakunze ko ari we wamwakiriye mu kigo igihe abandi bose bari baramwanze bitewe nuko yambaraga Masike. Ndetse amupresentinga no kuri mushiki we Oniki, ariko Oniki we yakunze Zoa cyane bitewe nuko yabonaga ko ari umwana mwiza kandi ntacyo atwaye. Nuko Kim akimara kumwerekana iwabo se yase kabaza Zoa ati se Zoa umeze neza? Ati rwose mubyeyi meze neza kandi ndakomeye ndashima Imana. Ati si wanyu bakora iki? Ati papa wanjye ni umubaji nta kindi akora ndetse mama kubura ku muhanda rwose. Ati ako niko kazi bakora nta kindi bafite rwose.
atuvuze ko papa wari umubaji ndetse nyuka kubura ku muhanda. Ati yega kubura ku muhanda. Ati none se zo waretse kwipasa muremure ubona wowe wabaza muri uyu muryango. Ati uyu mwana wanjye Kim ndi kumutegura kugira ngo azabashe kuba CEO wa company yanjye. Ati ndetse akeneye umufasha urenze, atakeneye umukobwa nawe wo Mubakire. Ati ufite ubwenge burenze ubwo bwawe. Ati naho we papa wawe n'umubaji ndetse mama wawe akaba kubura ku muhanda. Ati rwose ntabwo byashoboka ko wambera umukazana. Ati Kim watekereje nabi ndetse wahisemo nabi cyane. Ati uyu ntabwo namwemera kambera umukazana. Ati umwana wo mu batindi bigeze aho ngaho. Nuko zo amarira yise kazenga mu maso ndetse abasaba ko yajya muri douche gatonya. Nuko yese kajya muri douche ndetse aririramo cyane, akomeza kumva Kim bamutonganya muri salate. Kim niba icyo ukomeje kunkorera, ati ukomeje kuntenguha. Ati bazura mukobwa wamujyana he wamutambukana hehe. Ati umukobwa umeze kuriya. Ati uri kubona urakwiriye umwana wa CEO. Atasura yakugufasha iki koko muri company yanjye. Ati ushaka ko company yanjye izasubira inyuma. Ati ukeneye umukobwa urenze. Ati kandi vuba aha ngaho ugiye kuba wansimbura muri iyi company yanjye. Kim asubiza se mwijwi rituje cyane. Ati ariko papa ibyo bitandukanye nuko bitekereza. Ati uko umuntu agaragara ntaho bihuriye na mind ye cyangwa n'ubwonko bwe nuko atekereza. Ati ndabizi neza zo n'umuhanga ndetse azamfasha kuba company yacu yazamuka igere hejuru cyane papa. Ariko se yanga kubyumva ndetse aramutonganya cyane. Ati nimba ushaka ko nguca mu muryango, ati ugende ugumane n'uriya mukobwa ndetse ntuzongere kungarukira mu rugo. Nuko Kim yahise kabwira se ati papa nyihanganira gato nge kureba umukobwa. Nuko Kim mu gushika muri douche yasanze umukobwa ntaho ari yasohotse, ariko yahise ko yandikira Zoa ati se Zoa urihe ko nakubuza utakiri muri douche. Ati nagende ndetse nta n'impamvu yo gutuma wowe n'umuryango wawe mushwana. Ati dore ko nge naje mu buzima bwawe nyuma. Ati rwose natandukanye umwana n'umuryango wiwe. Ati kandi nari nipashe muremure rwose ntabwo nkwiye kuba nagushyingirwa n'ukuri pe. Ati unyihanganire reka nge nawe dutandukane ibyacu birangirira ahangaha. Ati ariko Zoa dukeneye kuvugana ibyo bitandukanye nuko nge mbitekereza, nge ndagukunda urabizi. Ati Kim nanjye ndagukunda ariko ntabwo byashoboka rwose. Amafaranga iwanyu mufite ntabwo anyemerera kuba nge nawe twashyingirwa. Nuko Kim yakomeje kwandikira Zoa ariko Zoa ntiyongeye gusubiza Kim. Yaramwihoreye ndetse Kim yandika message myinshi, ariko muri izo message nyinshi yanditse Zoa nta nimwe yigeze asubiza. Kim yahise kasubira muzi ndetse afite umujinya n'uburakari. Ati papa ni munkunda kandi unyizera nk'umwana wawe reka nshingirwanye na Zoa. Ati kandi nimba udashaka ko nge nawe dushingirwa na papa, ati rero ndakwihorera ndetse ndanaguta wugumane na mushiki wanjye Onike wenyine mugumane. Ati cyangwa ureke Onike bari uyoboreye iyi company wari wo CEO. Ati ntabwo nakemera ko umukobwa nyoborera company. Atari ko umukobwa nawe arashoboye ibitekerezo mfite nawe arabifite. Ati rero papa ndagiye kandi sinzagaruka ahangaha. Ati ugende nk'uwarorera umenye ko ugomba kuyobora iriya company yanjye. Ati kandi uriya mukobwa mugomba gutandukanya ugashaka umukobwa ureze ndetse wiyubashye uturuka mu bakiri. Nuko Kim yahise asubiza se ati papa ndagenge gushaka urukundo rwanjye. Ati naho ibyo uri kumbwira ntabwo byashoboka rwose. Ati Kim uragiye usize urugo rwanjye ndetse urantaye nge na Onike. Ati papa ndabataye kuko ntabwo uri gushaka kunyumva rwose. Ati ugenda ariko umenye ko ejo nzakuraga company yanjye ndetse ukaba CEO wayo. Ati kandi umukobwa ntabwo mushaka mu buzima bwawe, ushaka undi mukobwa muzabana. Nuko Kim yahise asohoka ndetse ntiyumva se, ahubwo ajya kwa Zoa ndetse ajya kwirebera urukundo rwiwe. Ashitse kwa Zoa yasanze Zoa yihebye cyane ndetse ari kurira. Ariko abwira Zoa ati Zoa nta mpamvu yo kurira. Ati urabizi neza ko dukundana kandi iteka urukundo ruratsinda. Ati biriya papa ari kuvuga ni kari kwiyumva ndetse ni kari gutekereza, ariko icy'ingenzi ndetse kiruta ibindi byose nuko nge nawe dukundana. Ati ejo papa azaraga company ndetse namubwiye ko azayiraga mushiki wanjye. Ati kandi ndabizi neza namara kuyiraga mushiki wanjye ndabizi azatwemera ko nge nawe tubana ntugire ikibazo rwose. Nuko Zoa ahita akabwira Kim ati ariko Kim mfite igitekerezo. Ati se kiye gitekerezo mukunzi? Ati reka ejo tuzagende nge nawe tujye mu nama aho papa wazabasha gutangira company agatanga umwanya wa CEO. Ati se nitumara kwagera bizagenda gute? Ati ndabizi neza papa wawe tuzamukonveka ndetse tuzamwumvisha azabyemera ko nge nawe twabana ndetse ukaba CEO wa company. Nuko bukeye bwaho se yagiye mu nama ndetse ajyana na Onike, dore ko yagombaga kuraga company iwe Kim. Gusa yaramuhamagaraga ntiyitabe dore ko Kim yari yamwihoreye bitewe nuko yagombaga kumutungura. Nuko se yarahageze afata speech mu nama ndetse abwira abakozi biwe ko ashaje kakeneye kuba yahinduka ndetse agafata umwanya wiwe akaha umuhungu wiwe Kim.
nuko arabwira ati umwana wanjye Kim ndabizi neza azashobora ino kampani nubwo hari ibyo tutari kumvikanaho bijyanye n'urushako rwiwe. Ariko abakozi be bacyumva iby'urushako rwa Kim bahita bamubaza ati ese bimeze bite boss ku bijyanye n'urushako rw'umwana wawe nuko we cyo uvuga ko mutari kubyumvikanaho. Ati umwana wanjye yakundanye n'umukobwa ukennye cyane, rero ndatekereza ko uwo mukobwa ntacyo yazamufasha mu guteza imbere kampani yanjye. Nuko abakozi biwe bose bahita ko bamuseka batitaye yuko yari boss wabo. Ati ese boss nawe uracyagendera kuri ibyo ngibyo? Ati boss nimba umwana we yarakunze umukobwa ibyo byamufasha kuba yakora cyane ndetse agakorana umwete kugira kampani yawe itere imbere. Ati ntabwo byamufasha kuba yasubira inyuma dore ko yaba akunda uwo mukobwa cyane. Ati kandi uwo mukobwa nimba mukunda yamutera motivation akamutera courage. Ati ariko numushakira undi mukobwa Mubakire uwo mukobwa azatuma kampani yawe imunga isubira inyuma. Ati rero byaba byiza umuretse ahubwo agakundana n'uwo mukobwa ndetse akaba yayobora kampani yawe. Isa byumvishe aratungurwa cyane bitewe nuko yari yumvishe ko abakozi bakigiye igitekerezo cy'umuhungu we. Isa kiri kubitekereza yagiye kubona Kim arinje ndetse yinjiranye na Zoa. Ariko akinjira sahita akatungurwa cyane bitewe nuko Zoa yari yambaye neza ndetse Kim yari yamwitayeho rwose. Akibabona yahise avuga ati dore nk'uri umuhungu wanyeretse n'umukobwa bakundana, atuye nawe bashaka ko babana. Ati kandi njye nsimbishaka bitewe nuko uriya mukobwa ni umukene cyane. Abakozi ba kampani bose bavugira hejuru ati umukobwa mwiza kuriya ni gute uri kwanga ko yabana n'umuhungu wawe. Nuko se akomeje kumva amajwi y'abakozi ndetse amuganjije cyane. Ati rero nta kibazo nuva nasinya amasezerano ndetse nkemeza ko umuhungu wanjye agiye kuba CEO wa kampani yanjye ndetse Onika akaba yamukurikira akamubera vice president. Nuko bose abakozi barabyumvishe ndetse barabyishimira cyane. Bose bakoma amashyi ndetse bishimira Kim kuba agiye kuba CEO wabo. Ise bidatinze yahise kanahazo uwo mugisha mwemera kuba yaza mu muryango wabo ndetse amwemera kuba yashyingirwa umuhungu wiwe. Nuko Zoa yahise kahobera sebukwe we ndetse n'ibyishimo byinshi cyane bitewe nuko yari amwemereye kuba yashyingirwa Kim. Umuryango urishima ndetse uranezerwa cyane. Urukundo rwa Zoa ndetse na Kim rurogera bararumenya abantu bose. Naho Amba n'abandi bose biganaga bo babireberaga ku makuru. Byari byarabacanze bari baromeye ku ntuzo wayegukanye Kim. Inkuru yacu y'urukundo nuko ngo kwirangirira. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda.